Yesu nashimwe. Dushima Imana mu mitima yacu ko yongeye kuduha ibihe byiza. Ndumva nezerewe kuri uyu munsi, ndumva umutima wanjye wuzuye amashimwe. Ndumva nkwifuriza kugira ngo nawe aho uri unezererwe Imana cyane kandi wumva ufite ishimwe. Nubwo bajya barimba ngo amashimwe, dufite amashimwe atwuzuye imitima yacu. Ese ngo ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze. Hari ibyo ngiye kwibuka Imana yakoze ku buzima bwanjye, nawe hari ibyo wakwibuka ugasanga Imana ikwiye amashimwe. Haleluya. Inyigisho y'uyu munsi iravuga ngo byuka urabagirane. Tugiye kureba uburyo ki tugomba kubyuka tukarabagirana. Inyigisho nziza irimo amagambo meza, ngenda numva nyuzwe cyane mu mutima. Rero reka tubanze dusenge, dushime Imana ko yabanye natwe, yaraturinze. Twaragize akazi kenshi, twagize ingendo zitandukanye. Hari indwara yadutambukije ariko turahari, tugiye kongera tubyuke turabagirane kubera ko Imana yabishimye. Haleluya. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwe Mana yacu, ngushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'ibambe, uri Imana y'imbabazi. Ngushimiye ko tuturinze tukaba tugize magingo turi bazima. Nushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndasenze ku bwa mwene data uri gukurikira inyigisho kano kanya. Numuhe umugisha, numutsindishirize, numuneshereze, numube hafi. Reka agushaka kubone, igihe cyose agukeneye akubone, agutabaza kubone kubera ko uri Imana igaragara. Ndetse ngo ntabwo utinya kudusiga, ntabwo wadusiga mu byago no mu makuba, uri kumwe natwe. Ngo ni ukuri ngo ni ubuhungiro bwacu, ngo igihome kidukingira. Haleluya. Nushimwe. Twongeye kumva tunezerewe n'ijambo ryawe. Uyu munsi twongeye kumva ijambo rivuga ngo tubyuke turabagirane. Data mwiza, tubyuke turabagirane. Reka buri mwene data ukurikira inyigisho kano kanya, na buri wese unyotewe n'ijambo ryawe, numugire neza, nume kubyuka karabagirana. Icyo twanze ni imigambi ya Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Tuzi ko turi muri wowe turakomeye, turi muri wowe turashinganye, kandi abakubatseho ntabwo banyeganyezwa. Rero tugirire neza kandi reka ukomeze guha umugisha buri wese wakugize urutare, wese wakubakiyeho nk'urutare, numukomereze inyubako. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Haleluya. Uwiteka nashimwe cyane. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo meza yanditswe na Yesaya. Rero ni amagambo meza cyane. Njye nanezerewe ubwo nayasomaga, ubwo natekerezagaho, nanezerewe nasanze ari amagambo meza yongera kutubwira ngo tubyuke turabagirane. Hari indirimbo mu kanya kashize niyambonye cyambu Israel, aho ngo wibuke amagambo meza nsabira abanyishimira, kandi abanzi banjye nabo ubahe kukumenya. Twese twasengaga gutya, ngo mwami abanyishimira nubaho umugisha. Yaravuze ngo uzaduhesha umugisha nawe azamuha umugisha, ariko uzatuvuma nawe azatuvuma. Ngo nta ntwaro bacuriye kuturwanya izigera icyo dutwara, ndetse ngo abazadukoraniraho bose bazagwa ari twe bazize. Haleluya. Ngo n'abazaduhagurukira kutuburanya tuzabatsinda. Ndi kumva nezerewe uyu munsi, ndi kumva nuzuye imbaraga z'umwuka cyane, kubera ko njya ntekereza ibintu adukorera nkumva ndanezerewe. Ngo twageze aho byari bikomeye twihebye dusangayo, iratubwira ngo mwana wanjye, iratubwira ngo bana banjye mwitinya. Ibuka ahandi washitse ukabona birakomeye, akakubwira ngo mwana wanjye witinya ndagutabaye. Hari aho twageze turananirwa, ngo tugera ku munota wa nyuma, ariko nyir'ururembo atugezeho atwereka amabuye tuyakandagiraho turaharenga. Haleluya. Ngo nyir'ururembo ngo aradukomeza, ngo kandi azatugezayo. Ndikumva afite amagambo y'ihumure cyane uyu munsi menshi muri njyewe. Ndetse ngo hari aho tugerwa tugacibwa intege n'uburebure bw'urugendo, ndetse ngo hari igihe ducibwa intege n'amajwi ya Satani, ariko twakwibuka ko Yesu ariwe washizeho inzira, bikadutera ibyiringiro, ngo tukuzura imbaraga mu mutima wacu, tukagira ibyiringiro ko urugendo ruzarangira, kandi ngo uwaduhamagaye turabizi neza azatugezaho. Yesu nashimwe, azatugezayo n'isezerano dufite. Yesaya 14:24 haratubwira ngo Uwiteka nyir'ingabo ararahiye ati, ni ukuri uko nabigambiriye niko bizasohora, kandi uko nabitekereje niko bizaba. Ndagira ngo nkubwize ukuri, ya mirimo myiza yiteguriye kera mu Efeso 2:10, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera ngo tuyigendereho muri Kristo Yesu. Ndakubwiza ukuri ko uko yabigambiriye niko bizaba, uko yabitekereje niko bizasohora, kubera ko ntabwo ari Imana ibeshya. Ni Imana ikorera kuri gahunda, ni Imana ikorera mu mwe bw'abantu bayo, ni Imana itabeshya, ni Imana y'ukuri. Haleluya. Ni Imana ihora iturwanirira. Yabwiye Mose ngo Uwiteka barwanire nawe mwicecekere, ngo murebe agakiza Uwiteka Imana ariwe bazanira uyu munsi. Ndabyibutse hariya, nuko ngo Abisirayeli bigeze basenga baratakira Imana, ngo Imana irabumva.
muri byari byavuga ngo ineza yawe narayibonye, waserutse nk'ukeneye, ngo twamutakiye tubabaye aratwumva aradutabara. Ibuka cya gihe watakiye Imana ubabaye ikakumva ikagutabara. Ibuka cya gihe uzamure data icyubahiro. Njye ndabyibutse cya gihe nigeze nitakira iranyumva. Na n'ubu ngubu nabaye umwe nayo, ngo kubera ko ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa uko turazamera ntabwo biramenyekana, ariko icyo tuzi neza ni kimwe, ni uko niyerekanwa tuzasa nawe, ni uko niyerekanwa tuzasa nkawe, akazavuga ngo data ngaba abo nacunguje amaraso yanjye, ngaba. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nshobora kuza kuvuga amagambo menshi cyane, ariko reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 60, umutwe w'amagambo aravuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Haleluya! Umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Aya ni amagambo meza cyane tugiye gusoma. Aya magambo yanditswe muri iki gice. Ubundi njye binkundiye twagasomye igice cyose, ariko reka dusome mu izina rya Yesu. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Haleluya! Wowe udukurikiye umunsi, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Haleluya! Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Haleluya! Ndakeneye kugira ngo wumve neza aya magambo amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye, urebe bose baraterana baza bagusanga baje aho uri. Abakobwa bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi n'amahanga bizaza aho uri. Amashyo y'ingamiya azakudendezaho, ingamiya nto z'Imidiyani n'iza Efa zose zizaza zituruka i Sheba, zizaba zihetse izahabu n'imibavu zerekana ishimwe ry'Uwiteka. Imikumbi y'i Kedari yose izakomanirizwa aho uri. Amapfizi y'intama y'i Nebawoti azagukorera, azurira igicaniro cyanjye ashimwe, kandi nzubahiriza inzu y'icyubahiro cyanjye. Aba ni bande baguruka nk'igicu bakamera nk'inuma zisubira mu madirishya yazo? Ni ukuri ibirwa bizantegereza, n'inkuge z'itarushishi nizo zizabanza kuzana abahungu bawe zibakura kure, bazanye ifeza n'izahabu byabo kubw'izina ry'Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, kuko yakubahirije. Abanyamahanga bazubaka inkike zawe, n'abami babo bazagukorera, kuko narakaye nkagukubita, ariko none ngize imbabazi ndakubabarira. Amarembo yawe azahora yugura Uwiteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari imfate. Ishyanga n'ubwami bitazemera kugukorera bizashiraho, ni koko ayo mahanga azarimburwa rwose. Ibiti by'icyubahiro by'i Lebanoni bizaza aho uri, imyerezi n'imiberoshi n'imiteyashuri bizazira hamwe, kugira ngo birimbishe ubuturo bwanjye bwera. Kandi aho nzashyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. Abahungu bakurenganyaga bazaza kwikubita imbere, n'abagusuzuguraga bazunama ku birenge byawe, bakwite
umurwa w'Uwiteka Siyoni, aho uwera wa Isiraheli. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe habe ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi uzonka amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami, kuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbuka aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza, n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Haleluya. Ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Haleluya, haleluya. Ngo byuka urabagirane. Mwene data ukurikiye inyigisho kano kanya, uyu munsi ndumva nejejwe no kukubwira ngo byuka urabagirane, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, byuka urabagirane kuko umucyo wawe ukurasiye. Umucyo nta wundi ni Yesu Kristo, yigeze abyandika aravuga ngo ni njye mucyo n'ubugingo bw'isi. Rero umucyo arakurasiye, ngo ni koko ngo kuko nakurakariye ariko nkugira imbabazi. Mwene data, Uwiteka wongeye kukugira imbabazi. Hari ibigeragezo umazemo iminsi, umaze iminsi urira, umaze iminsi uhangayitse, umaze iminsi ugeragezwa, ahari ukibaza ngo iyi Mana yarantaye, iyi Mana yagenje gute? Ariko ndakumenyesha ko ntabwo yigeze aguta, ntabwo yagutaye, ahubwo ngo kubera ko yakurakariye ikakubabaza, ikugirira ibambe, ikugira imbabazi, bityo igiye kukubyutsa, igiye byuka urabagirane kuko umucyo wawe ukurasiye. Haleluya. Ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bwa mbere ni amagambo yandikishijwe nayo, ubuhanuzi bwa mbere ni ibyanditswe byera. Ndongera ndakubwira ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe ukurasiye. Wagize kwizera Yesu, ngo kuko witondeye ijambo ryanjye, niko ijambo ribivuga, kubera ko uri umunyantege nke, ariko nyamara ukitondera ijambo ryanjye, mu gice nzagukiriza. Ndifuza ko hazaba muri abo bazakizwa no kuba baritondera ijambo ry'Uwiteka. Ndifuza ko aba muri abo ngabo bazakizwa no kuba bitondera ijambo ry'Imana. Gira kwitondera ijambo rya data, gira kwitondera ijambo ry'Imana, kugira ngo uyu munsi wongere ube muri abo banyamahirwe, uyu munsi wongere ube muri abo ngabo. Ngo ntawakurebanye igitsuri, niko Ezekiyeli bivuga, ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ngarakubwira ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho, kuko ntawakurebanye ibambe n'imbabazi nyinshi, ariko akugezeho. Haleluya, haleluya. Akugezeho. Murimbyi yararirimba neza ngo nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye, nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arangiza, ishuri imyenda yanjye yose. Haleluya. Ngo yatwomoje amaraso y'igiciro kinshi, ndetse ngo yapfutse, yanyomoje amavuta y'igiciro kinshi, yadupfutse inguma zose twari dufite. Haleluya. ntawakurebanye imbabazi, ntawakurebanye kukwishimira, ariko akugezeho, aravuga ngo ubeho. Nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Mwene data, ndakeneye kugira ngo uyu munsi wibuke na ya majoro wabonaga atari buke, wibuke na ya majoro wabonaga atari bwire, ugasenga Uwiteka, ugatakira umwami wa Isiraheli akagutabara. None uyu munsi urahari. Shima Uwiteka ko yongeye kukubwira ngo byuka urabagirane. Shima Uwiteka ko yongeye kukugirira imbabazi. Shima Uwiteka ngo nuko yakubabaje. Ijambo ry'Imana niko rivuga, aravuga ngo abanyamahanga bazubaka inkike zawe, n'abami nabo bazagukorera. ngo kuko narakaye nkagukubita, ariko none ngize imbabazi ndakubabarira. Akira imbabazi z'Uwiteka. Uwiteka agize imbabazi, arakubabarira. Amarembo yawe azahora yugura Uwiteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro.
Yesu nashimwe. Amarembo yacu azahora yuguriwe iteka, ntazigera yugarirwa abe ku manywa cyangwa nijoro, kubera ko Uwiteka yatugiriye imbabazi, kubera ko Uwiteka yatubabariye. Yaraturakariye aradukubita, yaraturakariye agukubitisha ibigeragezo, agukubitisha ibibazo. Ariko uyu munsi aragira imbabazi, arakubwira ngo ndakubabariye, ngo amarembo yawe azahora yuguruye, amarembo yawe, amarembo yawe. Haleluya, haleluya. Ndi kumva uyu munsi nyotewe no kukubwira ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawuje. Uyu munsi ntabwo nateguye gufata inyigisho ndende, iraza kuba ngufi igeraje nizo tumaze iminsi dufata, irajya mu minota 20, ariko icy'ingenzi ndongera kuguha ubuhanuzi ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawuje. Mwene data, byuka urabagirane. Mukozi w'Imana, byuka urabagirane, kuko umucyo wawuje, kuko uviriwe n'umucyo ari we Yesu Kristo. Wakiriye Yesu umwami n'umukiza, ariko urabona ubuzima bukugoye, ngo kuko nakurakariye nkagukubita, ariko ndakubabariye. Uyu munsi byuka urabagirane, ngo ntabwo amarembo yawe azongera gufunga ukundi. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo rwinshi, uri Imana ijya itureba ikabona igikenewe, uri Imana ijya iduhanurira mu magambo yawe, uri Imana ijya iduhanurira mu nyigisho, uri Imana ijya iduhanurira mu bikorwa, uri Imana ijya twigisha bitandukanye. Uyu munsi twongeye kumva tukunezerewe birushijeho, uratubwiye ngo tubyuke turabagirane. Data mwiza, turumva tunejejwe n'ijambo ryawe, kandi ni ukuri turumva dukeneye kubyuka tukarabagirana, umucyo wacu ukagaragara. Uwiteka, ni ukuri turanezerewe cyane, turanezerewe mu mitima yacu kuri umwami wacu, turanezerewe mu mitima yacu ko waturobanuye ukadutoranya. Nuko rero turagushimiye ko uri Imana ikomeye. Rero ndakwinze kugira ngo muri iri joro, muri iki gitondo, muri igihe cyose buri wese akurikirana iyi nyigisho, reka umugirire neza. Reka afite ibyifuzo bitandukanye ubagirire neza. Ni kenshi baba barakariye, ariko wabakubitishije ibigeragezo, wabakubitishije kubura urubyaro, wabakubitishije abo bose bagirire neza, bagirire neza, ubababarire. Reka kuko amarembo yabo ahore yuguruwe, ahore yuguruwe atafunga ukundi, kubera ko uri Imana itazayisubiraho. Iyo wafashe umwanzuro uwufashe, uri Imana ikomeye, uri Imana itinyitse, uri Imana yubashywe. Ndakwinginze kugira ngo utugirire neza. Reka utubabarire, ngo twababye kenshi turakubabaza, ariko nawe Kristo ntushimwe ko wongere kutugirira imbabazi. N'ahahandi wongeye kutugira imbabazi, kubera kuri Uwiteka. Turagushimiye kubw'amagambo meza wongeye kuduha. Ni ukuri reka urabagirane, reka kandi umucyo wawe utuvire, umucyo wawe ntugure muri twebwe. Dukeneye kubera abandi umucyo, dukeneye kubera abandi urumuri, dukeneye kurabagirana, abandi bakamenya ko hari Imana. Hano mu Rwanda dufite Imana, hano ko twasenze Uwiteka. Ni ukuri batubona bakatubonamo amagambo yawe, kubera ko nta kindi twifuza usibye amagambo yawe, nta kindi twifuza usibye gukiranuka kwawe. Ni ukuri kugira ngo tubere urugero abandi, kugira ngo tubere abandi itabaza, kugira ngo tubere abandi umucyo, tubere abandi umumuri. Ahantu bari mu mwijima, Data, ahantu bagukeneye, ahantu bari mu mwijima, abantu bagukeneye. Hari abantu bakeneye ko wabayobora, hari abantu bakeneye ko umwuka wawe wera wabagira inama, hari abantu bakeneye ko wabaha ku mwuka wawe wera, ukabashigikira, ukabagirira neza, ukabaha ku mwuka wawe wera, kugira ngo Uwiteka wakomeze kugukorera bakunogeye. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo Mwami mwiza utugirire imbabazi, kugira ngo utange umwuka wawe wera. Ndabizi ko njya senga ukanyumva, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva amasengesho. Haleluya. Ngo twarakubonye cya gihe tugutakira tubabaye, twarakubonye cya gihe tugukeneye, twarakubonye, waraturinze, waratwigaragarije, waratwiyeretse. Uri Imana yiyerekana, wigeze witamurura Abisiraheli, ukajya ubiyerekera mu gicu cy'umuriro, mu gicu urabiyereka. Natwe watwiyereka, ukatwerekera mu kazi, ukatwerekera mu masomo, ukatwerekera mu mishinga dutegura, mu miryango waduhaye kuyobora, ukatwiyereka. Ndasengera ibyifuzo bitandukanye, ndasengera Rasa Bitabu, ndasengera Amatara gurupe y'abanyamasengesho, ndasengera imishinga dukora,
reka hose dushigikire. Ndasengera nyinga Imana umucyo w'inzira, umucyo urumuri rw'inzira, light of path. Reka uduhe imbaraga cyane, udukomeza, nutuneshereza, nudutsindishirize. Uko nyine uri Imana yera, uri Imana idakiranurwa ngo yibagirwe imirimo, kandi uri Imana ijya idushigikira. Ndakwingiza ngo ukomeze utwugururire amarembo, ukomeze udushigikire. Nabiri urabibona ngo hari ibyo tutabasha kubwira abantu, hari ibyo tutabasha gutungura ngo tuvuge, ariko uri Imana yumva ururimi rw'imitima ibasha kubigeraho ukabibona. Udushigikire, uduhe byose, uduhere umuntu kubera kuri Imana. Tubisabye ku Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uwiteka nabaha umugisha, kandi ni ukuri nimubyuke murabagirane. Italanta Imana yabahaye nimuzikoreshe kugira ngo abantu bongere kugaruka kuri Kristo, kugira ngo abantu bongere gukunda Data wa twese w'imbabazi nyinshi. Kandi mbashimiye ko muri imena cyane mu gushyira mu bikorwa, Uwiteka abaha umugisha, kandi tubashimiye ko mukomeza kudukurikirana mu nyigisho zacu. Jya ukora share kugira ngo n'abandi bumve ubutumwa bwiza, ukande like ndetse uduhe na commentaire, hanyuma utange na subscribe kugira ngo ujye urakurikirana ibiganiro byacu buri munsi. Uwiteka naguha umugisha, kandi ukomeza gukurikirana izi nyigisho. Data kugasanire byuzuye.